Yesu nahabwa icyubahiro. Turabasuhuje tubahaye ikaze muri iki gitondo cyiza cy'umugisha mu kiganiro Buri Gitondo Hamwe na Yesu. Nizere yuko muri amahoro kandi umwami Yesu akomeza abashyigikire. Yesu arabakunda, murabizi, ntago ari ibihimbano, ntago ari igipindi. Yesu arabakunda aho muri hose. Yesu arabakunda, abari muri Afurika, abari i Buraya, abari muri Amerika, aho ariho hose ku migabane yose itandukanye. Yesu arabakunda kandi ni umwami mwiza, ni umwami w'amahoro. Nimwakire intashyo zacu, turabakunda, turabasengera, twinginga Imana ngo ikomereze abera bayo mu mbaraga zayo n'ubushobozi bwayo bwinshi, kubera yuko muri iyi si harimo byinshi birushya umugenzi, ariko muri Kristo Yesu harimo imbaraga zikomeye cyane zidufasha kandi zikatubashisha kunesha ibitugerageza. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero twihuse, reka tuganire ku kintu gikomeye cyane. Tuganire ku bumuga bwicaje abantu ku irembo, bwababujije kwinjira mu migisha y'ahera, bwababujije kwinjira ahera cyane, bwabicaje ku irembo. Naho ngaho niho bari. Kadusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 3, turahera ku murongo wa 1. Bibiliya iravuga ngo nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, aricyo saha ya 9. Hari umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero bose. Ku murongo wa 4, Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Ku murongo wa 6, Petero aramusubiza ati ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 9, abantu bose babona agenda ashima Imana, baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Imana ishimwe cyane. Nari ndimo mbabwira ngo hari ubumuga cyangwa se hari indwara ikomeye cyane yatumye abantu bahora ku irembo ry'urusengero rinaniza, cyangwa se ubwo bumuga bunaniza abantu benshi kwinjira mu migisha cyangwa se mu rusengero. Mu yandi magambo, kwinjira mu rusengero rw'Imana. Turaza kubirebaho. Uyu mugabo ngo yavutse aremaye, kandi koko ngo bahoraga bamuzanaga ku irembo agasabiriza abazaga mu rusengero bose, aho agahora bahanze amaso. Hari ibintu byinshi ushobora gutekereza byarangaga uyu mugabo. Icya mbere ni uko yahoraga kuri stress yuko agomba kuzanwa aho ngaho. Ikindi, nkeka ko nta munezero yagiraga, kuko yahoraga atumbiriye abamuha. Hari abamwimaga, birumvikana, muri sosiyete bibaho cyane. Hari abatamuhaga uko yashakaga. Ari nayo mpamvu ngo yatumbiriye Petero na Yohana, bakamureba bakamubwira ati rwose ifeza n'izahabu ntabyo turi buze kubona, ariko icyo dufite tugiye kukiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uhaguruka ugende. Amen. Imana ishimwe cyane. Iki gitondo reka nkubwire ngo hari ubumuga bujya bubuza abantu imigisha, kandi bagombaga kuyibona. Yahoraga ku rusengero asabiriza. Ndashaka kuvuga ku ijambo gusabiriza. Yabaga aho ngaho asabiriza. Kubera icyo atagiraga pause cyangwa se ngo agenda aryayo yasabye, ese babaga bamwimye cyangwa se n'ibindi. Ibi ngibi nujya usoma ijambo ujya uvuga ngo ariko riri kumbwira iki? Uyu mugabo ko yahoraga asabiriza ku rusengero kandi yaravukanye ubumuga, ubundi njyewe ntoyemo iki? Bimbwiye iki bino bintu? Iri jambo kuki Imana yashimye ko ryandikwa muri Bibiliya? Kuki Imana yashimye ko iri jambo rigera muri Bibiliya tukaritunga? Yashakaga kuvugana nanjye iki mu gihe cya none? Yashakaga kumbwira iki muri iki kinyejana cyangwa se uyu munsi mbayemo? Urumva Imana irimo ikubwira gute? Reka mbabwire ku kintu bita gusabiriza. Ntabwo ari ugusaba, bakoresheje ijambo gusabiriza. Umva, ni ugusaba ukongera ugasaba, ukongera ugasabiriza. Rero hari igihe umuntu umubwira ati wampaye iki ngiki, akabwira ati ntabwo ngifite, ntunyurwe. Akavuga ariko wampaye, ntunyurwe. Ariko wampaye, akabwira ati ntabwo mbifite, ariko wampaye, ntabwo biri bushoboke, ariko wampaye. Donc birenga gusaba bikagera mu gukabya. Gusabiriza no gukabya. Biratubwira iki cyangwa se twe biratwigisha iki muri iyi minsi ya none? Iyo witegereje ubuzima bw'abantu benshi batandukanye,
cyane b'abakristo bari mu rusengero cyangwa se abakristo bizeye Imana, wibaza nimba iri rembo barigeze barihagurukaho. Ndavuga bamwe, simvuga bose, ndavuga bamwe, ariko biraza kundeba nawe birakureba, ndimo ndibwira nawe nkubwira. Wibaza nimba iri rembo twarigeze turihagurukaho? Ese twigeze duhura base n'umwuka wera akatubwira ati mu izina rya Yesu ibyo mushaka wenda ntimuri bubibone, ariko muhaguruke mukire ubumuga bwanyu. Uyu munsi wa none Yesu aguhagurutse agukiza ubumuga bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Wakibaza koko nimba twarahagurutse kuri irembo ry'urusengero rwitwa Ryiza. Iyo dutegura amasengesho tuba turi kuvuga muzane ibyifuzo dusenge, mu gitondo mu masengesho yo ku cyumweru dusengera ibyifuzo, gahunda nyinshi zitandukanye. Ayo dukoze ya 40 dusengera ibyifuzo, dusengera ibibazo dufite, dusengera ibyo turimo tubona, dusengere turasaba tukarenga no gusaba, sinzi uko nabivuga, tukagera ku rwego rwo gusabiriza ngira ngo Bibiliya rero iri clear kandi iranasobanutse. Aha hantu hatuma uhora ku irembo ry'urusengero, ntago winjiramo indani, kubera ko winjiramo indani abo wasabaga bagucika. Wabigenza ute? Kwinjira indani mu rusengero cyangwa se kugera kure cyangwa se kurenga aho wicara usabiriza no kwinjira mu bwami, ukabona imigisha yo mu bwami. Imana ishimwe cyane. Gusenga Imana udasiba ntago ari ugusabiriza. Gusenga murabizi ko ari ukuganira n'Imana, gutitiriza Imana, kuko Bibiliya iratubwira ngo ntago izabura gutabara intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Ibi ntago ari ugusabiriza. Ibi bitandukanye n'ibyo ngiye kubigisha uyu munsi wa none, bitandukanye n'ibyo ndimo mbabwira muri iki gitondo. Kuko gutitiriza Imana cyangwa se kubwira Imana, kwibutsa Imana ubudasiba ntago ari ugusabiriza. Kuko gusenga no gusaba umuntu kurusha ubushobozi ariyo Mana Data wa twese, kandi ugasaba ibiri mu burenganzira bwawe. Ubwo rero ibi biratandukanye cyane n'iri jambo bakoresha hano ryo gusabiriza. Icyo nashatse ko umenya muri iki gitondo ni iki? Ukeneye kumenya neza yuko ubuzima bwawe bukeneye no kureba inyuma. Hari amagambo narindimo ndeba y'umugabo bita Bartolomayo mwene Timayo. Yari yicaye ngo ku nzira, umunsi umwe Yesu arahanyura, nawe ngo yahoraga asabiriza. Ahanyuze aravuga ati uwuninda, ati ni Yesu mwene Dawidi. Arataka cyane ati Yesu mwene Dawidi ngirira imbabazi, wenda nakira ibintu byo gusabiriza. Hanyuma Yesu aramuhumura ngamukurikira nezerewe, ngirira imbabazi. Abantu baramucecekesha bataceceka, ntawe uzakuriza umwami, ariko arataka cyane aravuga ati ngirira imbabazi mwene Dawidi, ndakwinginze ngirira imbabazi, ungirira ubuntu, unkureho ibi bintu byo gusabiriza. Gitondo rero reka dutake nka Bartolomayo mwene Timayo, dutake tubwire mwene Dawidi adukize ibintu byo gusabiriza. Bivuze iki rero? Amasengesho yawe ya mu gitondo ni Mana wampaye, aya ni mugoroba ni Mana wampaye, aya saa sita ni Mana wampaye. Wicaye ku irembo ry'urusengero rwitwa Ryiza, umuhangayiko warakwishe, ni kiriya na kiriya, nta byishimo, nta munezero, nta gukorarika, nta gusubiza amaso inyuma ngo nikavukire yarabivukanye, nta gusubiza amaso inyuma ngo urebe ibyo Imana yakoze, urebe imirimo n'ibitangaza, basi ukore nayo gushima Imana. Ubyuke mu gitondo nta n'icyifuzo ufite, buri gitondo ni icyifuzo. Yes, birumvikana ufite byinshi bikuzengurutse, ariko ufite ni byinshi Imana yakoze bitatuma usabiriza kugeza ku rwego ry'ikanu kikuva ijosi rigushingukamo, ugahora mbese ubona udatuje. Mana na biriya nabyo bime wampaye, kandi yareba ikabona hari ibyo ukeneye no kunyurwa, hari ibyo ukeneye no gushima Imana, hari ibyo ukeneye bari iyo migisha yose ni myinshi yo gutangaza, harimo myinshi yo gushima Imana. Banza ushimire Imana. Ndakunda kubwira abantu nkabwira ati Abisirayeli bageze ku mazi ngo basanga ararura, bavuza induru baravuga ati Mana we, haya mazi ararura, barasakuza ngo amazi ararura. Hanyuma rero yararuraga, banahitaga mara ibirura, ariko yararuraga, ariko yarahari. Wari ubizi ko yarahari? Hari byinshi byatuma ushima Imana, hari byinshi byagukiza ubwo bumuga, byaguhagurutsa kuri iryo rembo ryo guhamusabiriza, ukiga no gushima. Nshuti yanjye mwene data, iga gushima Imana, ukiga no gushima ngo abantu baramubonye baratangara. Uriya yahoraga asabiriza ashimye ati
amaturo asanzwe nayo ngayo, ay'icya cumi nayo, wagera mu kamashimwe ukabura. Igihe cyo gushima Imana buri cyumweru turasengera ibyifuzo, abafite ibyifuzo bahaguruke tubasengere, ugategereza ninde uza gushima Imana, ninde ugaruka. Yesu yigeze akiza ababembe 10 ngo hagaruka uw'umusamariya gusa, sinzi impamvu bashyizemo ngo ni uw'umusamariya. Ariko nisa ko yakize ibibembe, abari ugaruka abandi barigendera. Ibyo byifuzo usengera buri munsi nta bisubizo bigira. Ukwiriye gushima Imana, ukwiriye guhaguruka kuri iryo rembo ryo gusabiriza, ugakira ubumuga bwo gusabiriza, ukiga no gushima Imana, noneho ukajya usaba pana gusabiriza, ukiga gushima Imana, ukiga kunyurwa. Ibi bintu byinjiza mu migisha, haleluya, byinjiza kure. Ibintu byo gushima Imana nibyo byatumye Yoba ashobora kunesha umwanzi Satani. Aravuga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, haleluya, ndagushimiye niwe wabimpaye kandi ni nawe uzabyisubiza, nawe ubyigaruriye, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Gushima Imana byinjiza mu migisha, bihagurutsa ku irembo ryitwa ryiza. Uyu mugabo baramureba babona afite ikibazo gikomeye, afite ubumuga bumwicaza asabiriza. Yesu aribyo Bartolomayo abona afite ikibazo gikomeye, afite ubuhumyi bumugumiza ku nzira asabiriza. Reka tubanze dukureho iki kibazo, dukureho ubuhumyi cyangwa dukureho ubumuga. Uhure na Yesu uyu munsi. Yesu ngo yaravuye ariko yinyurira kuri iyo nzira. Ahangaha abantu nabo baje kwisengera binyura kuri iryo rembo ryitwa ryiza. Uyu muntu akiri umuganga, abantu bamureba atari kashima Imana, abantu bamurebe. Muri minsi hari ibintu ureba ukabona nyine abantu benshi ntago banezerewe n'ibibazo byinshi bitandukanye. Yesu aravuze ngo mu minsi y'imperuka hazaze nta ibihuha by'intambara, amahoro azabura, abantu bazababwirana amakuru atari meza, ibiciro biri ku isoko sinzi biki, ibintu ni byinshi. Ugasanga nyine abantu barahangayitse, araza mu rusengero ni umuhangayiko. Yego hari byinshi bituma uhangayika, ariko hari byinshi bituma ushima Imana. Na ubwenge impamvu riramara amaso arahari, ararura ariko arahari, kuko ejo uzagira muri sini nta mazi, noneho nayarura ntayahari. Ibyo bikuriza nuko bibona. Ushaka kuvuga ati Imana ibintu byancikeho, ibintu byakomeye, kandi koko byanakomeye, ariko impamvu bivuga nuko uriho. Rimwe na rimwe uri na muzima, ntago uri mu bitaro. Hari uri muri bombone, hari utari kumva, hari uwo byarangiranye, hari wacitse amaguru wora afite, hari yego ku Mana yanjye, hari byinshi cyane byatuma uhaguruka ku irembo ry'urusengero rwitwa ryiza. Muri iki gitondo rero nagira ngo nkwibutse ngo ubu ni ubumuga kavukire, barabuvukana, ubuhumyi nk'ubwo barabuvukana. Igihe cyose wamaze mu rusengero rw'Imana ntago uracyafite buno bumuga. Igihe cyose wahuriye na Yesu uracyafite buno bumuga. Uyu munsi wa none ukeneye kubadaduka, ugahagarara ukabwira Satani ngo never, nyine kwinjira mu migisha y'abana b'Imana banezerewe, bagendana nayo banezerewe, bashima Imana, bahimbaza buguwe neza, barabadadutse, barakomeye amaguru, babwira abandi ko Yesu ari umwami, Yesu akiza. Bafite ivugabutumwa rikomeye cyane, kuko birarenga, bikarenga n'ibyo utekereza, bikarenga n'ibyo wibwira, n'ibintu byose ukajya usabiriza. Umuntu yakubwira ati biteze ufite bitanu, ati yewe, ati napfuye, ati nashize. Hari n'uwabuze noneho na zero. Umuntu yavuga ati, ugasanga umuntu yujuje inzu ya mbere, yujuje ya kabiri, inzu ya gatatu, ariko ntarahaguruka ku irembo ryitwa ryiza. Ugasanga umuntu afite akazi ntarahaguruka ku irembo ryitwa ryiza, kandi ku irembo ryitwa ryiza baba basaba amafeza n'izahabu, nta kindi kintu basaba. Ariko Yohana na Petero bahanyuze, babona ntakeneye ifeza n'izahabu gusa, ahubwo akeneye no gushima Imana, no kwinjira mu migisha, no guhimbaza. Akeneye kwinjira mu rusengero, akeneye kwinjira hera, akeneye kujya hera. Baravuga ati reka rero twakubwire, twe ntiturubuze kuguha ifeza n'izahabu. Sinzi nimba bari batazifite koko, ariko biravuga ko bamubwiye ko ntazo bafite. Avuga ati haguruka tuguhe igikomeye kurenza ibyo ngibyo, ejo uzajye gukorera amafaranga. Ahantu rero hageze gushima, ahantu hageze kunyurwa, ahantu hageze guhaguruka kuri iri rembo, habaho gukora cyane. Imana iguha umugisha, Imana iguhesha umugisha, Imana iragukoresha. Imana aho werekeje amaboko hose habwa umugisha, kuko ejo uzagaruka. Hari ibyo bajya bita ngo nigaruka ushime. Irabizi ko ejo uzagaruka, ntiwajya kure. Irabizi neza yuko niguhereza umugisha ejo uzagaruka guhesha umugisha abandi, guhesha umugisha abakene, guhesha umugisha abatishoboye. Ibyo ni amashimwe akomeye cyane. Guhesha umugisha
ababuze uko bigenza, ushima Imana uvuga ati Imana warampaye ndagushimye, reka nanjye mbere abandi umugisha. Ariko iyo wicaye kuri iri rembo n'umuceri winjiye ubona ari mukeya, n'amafaranga yinjiye ubona ari makeya, nayo wasabirije ubona ari makeya, n'imigisha Yesu aguhaye ubona ari mikeya, niyo mpamvu bahora ku irembo basabiriza, ntibanyurwa barahahora. N'ibintu byose Yesu akoze ubona ari bikeya, aho ntiwavungura, aho n'icyacumura kirya, n'amaturo ukayarya, n'amashimwe ukayarya, nta kintu na kimwe ushobora gutanga. Ariko Yesu yakubadaduye gato cyane akagukora ku maso, umukurikira unezerewe. Hambuka mu izina rya Yesu. Hari indi migisha irenze guhora muri ibyo ngibyo, hari imigisha yo gukurikira Imana unezerewe. Umwami Yesu rero nabishimire, muhabwe ikaze kandi munezerwe cyane, muhabwe ikaze mu migisha y'Imana kandi mugubwe neza uyu munsi. Shalom shalom.